Amazina yacu y'uyu munsi reka tuyahere ku izina Eric. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu risobanura umuyobozi w'ibihe byose cyangwa se ukomeye kurenza abandi. Iyo umukobwa ashaka kwitirirwa Eric akaba yitwa Erika, ariko igisobanuro cyabyo kigakomeza kuba kimwe. Eric ni umuntu ushabutse cyane benshi bakunze kwita umudinamike, ukunda ibirori n'ubusabane, wiyizeho kugira igikundiro kandi uberwa mu myambarire. Ibintu agezeho byose mu buzima abasha kubisangira n'abandi nubwo rimwe na rimwe agira ukuntu yikunda. Eric azi kwemeza abantu bityo abantu bakayimukundira cyane, akagira inshuti nyinshi kandi z'umumaro. Akunda gukora siporo kandi akanabishishikariza abandi buri gihe. Iyo nta yindi mirimo afite aba yumva yakora siporo, kandi akunda cyane kugira ubuzima bwiza. Kimwe mu bintu mu buzima bwe yanga ni ukumva arwaye cyangwa se atameze neza mu mubiri, kuko abatekereza yuko ubuzima bwe ariyo ntwaro ndetse n'igishoro gikomeye afite kuruta ibindi. Eric ni umuhungu ushobora kwigirira icyizere gikabije ku buryo ashobora gukurizamo kwiyemera mu gihe cyose atabirwanyije. Aba yumva abantu bose bamufatiraho urugero, maze ibyo ngibyo bigatuma akunda kuba indahemuka kandi akaba umuntu w'icyitegererezo mu bandi. Iyo utamuzi ushobora kutamwishimira, gusa ariko nyuma yo kumumenya gahe gatoya usanga ari gutya ateye ukabimenyera. Mu ishuri Eric aba ari umuhanga cyane, dore ko yakira umwana bwo aba agundira utuntu twose ku buryo adapfa gutanga, ahubwo ashaka yuko ibintu byose bimujyaho. Kubera ukuntu asabana, aho ageze hose aba yisanga, akamenyana n'abantu vuba kandi bagahita bamenyerana. Biragoye yuko Eric yaba akeneye ikintu warangiza ukakimwima. Ni umuntu ufite kamere yo gutembera hamwe no kureba ibintu nyaburanga, agakunda kumenya ibintu bitangaje kandi agakunda ubwisanzure cyane. Yanga umuntu wese ushobora kumwereka yuko amurenzeho, kuko abatekereza yuko ibintu byose uwo muntu afite nawe abitunze. Ibintu by'ubucuruzi bikunze kumuhira ndetse no guhuza abantu bizwi nka networking. Ikindi kandi kuko ari umuntu uzi gushakisha, biragoye cyane yuko yabura icyo gukora. Niyo atabashije kwiga ntabwo ajya ashobora kuba umushomeri, akora iyo bwabaga ubundi akabasha kubona ikimutunga. Ba Eric bakunze kuba bakire kuko buri munsi banga icyabasubiza inyuma cyangwa se cyatuma baseba, kuko yanakora akazi kose atazi ariko kugira ngo atazakena. Muraza gukomeza kutubwira n'andi mukeneye tuzayababwire mu bindi biganiro byacu biri imbere.